Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ushobora byose, tugushimiye umwanya mwiza wo kuvuga ijambo ryawe. Dusengeye imitima ndetse nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe, ndakwinginze kugira ngo udufashe kuko ushobora byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye kuganira ku nyigisho nziza igira iti urukundo rw'abashakanye. Tugiye kuvuga ku rukundo rw'abashakanye. Shitani muri iyi minsi ari gusenya imiryango. Niyo mpamvu natwe Imana idahagurukije ngo dutange umusanzu wacu mu kubaka imiryango cyangwa se umuryango. Ubundi umusore n'umukobwa nibo bubaka umuryango, kuko iyo bashatse Imana ibahindurira izina, niho havamo umugabo cyangwa umugore. Mu yandi magambo, umusore n'umukobwa nibo bubaka umuryango. Umuryango ni iki? Undi muryango ugizwe n'umugabo n'umugore ndetse n'abana, ndetse habaho n'uburyo bwo kurera abandi bana nabyo byitwa adopt. Birashoboka nabyo byose. Izi nzego eshatu cyangwa se umugabo n'umugore n'abana nibo bagize umuryango. Mu muryango bundi habanza umugabo, niyo mutwe w'urugo, hakurikiraho umugore, nyuma hakaza gukurikiraho abana. Reka tubeho urugero. Muri iyi minsi hari ibintu byateye usanga umugabo akunda abana akanga nyina, cyangwa se ugasanga umugore akunda umwana akanga se. Ntabwo ari byo. Niyo mutumvikana, ntabwo byatuma hagira uba inzirakarengane cyangwa victime. Mu mpamvu nyinshi zitera abantu gushaka, zishobora no kuba impamvu yatuma urugo rwabo rusenyuka, kubera ko hari abashaka bakurikiye ibyishimo byabo, kwinezeza, undi agashaka aba yifuza kubyara, abandi bakurikiye ubutunzi, ndetse n'izindi mpamvu nyinshi. Twabivuze mu ntambwe 7 ziganisha mu kubaka urugo. Uyu munsi tugiye kuganira ku rugo cyangwa se umuryango. Tugiye kuvuga inshingano za buri wese, nuko urugo, inzira urugo rugomba kunyuramo. Tugiye kubiganiraho byose. Mu yandi magambo, tugiye kuvuga ku muryango. Umuryango family ntabwo ari organisation, oya. Tugiye kuvuga umuryango family. Umuryango ni iki? Ubundi umuryango ni itsinda rigizwe n'umugabo n'umugore n'abana, babaho bahuje intego cyangwa se bafite ubumwe. Urugo rwo ni iki? Urugo ni abantu babiri babaho mu bufatanye, bagahuza byose kubw'ubwumvikane cyangwa se kuko bumvikanye. Imigambi yose y'Imana iyikorera mu muryango. Iyo utarashaka, hari byinshi Imana idashobora kuguha. Reka tuvuge ku nyigisho y'umunsi, ni urukundo rw'abashakanye. Iyo tuvuze cyangwa se iyo havuzwe urukundo rw'abashakanye, hahita humvikana cyangwa se humvikana urugo n'umuryango. Tugiye kuvuga inshingano za buri wese. Dusome Abakorinto ba mbere 11:11. Haravuga ngo, ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo, niko n'umugabo atabaho hatariho umugore. Nta mugore wabaho hatariho umugabo, nk'uko nta mugabo wabaho hatariho umugore. Mu yandi magambo, umwe abaho ku bw'undi. Reka tuvuge ku nshingano z'abagabo. Dusome Abakolosayi 3:19. Haravuga ngo, bagabo namwe mukunde abagore banyu, ntimubasharirire. Inshingano z'umugabo ni izihe? Inshingano y'umugabo ya mbere ni ugukunda umugore we yashatse,
kwita ku muryango, ubwo nyine warashatse, ugomba kwita no ku muryango wawe washatse, ugafasha n'ababa hafi mu gihe ufite ubushobozi, byose biremewe, ariko inshingano ya mbere ni ugukunda umugore washatse, iya kabiri ni ukwita ku muryango wawe uwo nguwo ushatse nyine. Muri byinshi abagabo bagira, ubundi hakabanje umuryango, ni naho ugomba kubanza, hagakurikiraho ibisigaye byose. Turavuga mu buryo bwacu bw'abantu. Bigoye bamwe, ariko birashoboka, gusa bisaba kubyitoza, kubikunda, kubiharanira nk'inshingano. Bibiliya isaba abagabo gukunda abagore babo. Dore ibintu birindwi abagabo basabwa. Icya mbere ni ugukunda. Gukunda bivuze iki? Gufata neza uwo mwashakanye, cyangwa se gufata neza abo bashakanye nk'uko babibabwiye mbere y'uko babashaka. Umusore wese iyo arambagiza umukobwa, cyangwa se arimo reka tuvuge kurambagiza, ujya kumva kwambwiye ngo mukundwa, ngo nguhaye izuba. Reba ahantu izuba riri, ariko umusore agaha umukobwa izuba ngo isi yose ndagutambagiza. Ni byiza ibi umusore abwira umukobwa, ni ukuri, kuko ukunda umuha byose, umwifuriza byose. Hariho abantu usanga bavuga ngo hari bivuga ubuki, kandi ubuki buraryoha, ntabwo bushira uburyohe. Hari abavuga ngo, hari abita ba shu cyangwa ishu, ni imwe mu mboga ziryoha, bazirya gake gake, kandi ni imboga zitera kurama. Hari abavuga ba sheri, hari abavuga ba biravidi, hari abavuga ba ravuri, hari abita ba marayika, hari abita ba shushu, hari abita ba zuba, hari abita ba gihozo, hari abita ba kibido, n'andi mazina menshi cyane. Ntawamuruta koko kuri iyi si, kandi koko ibyo mureba, ibyo muvuga biba ari ukuri. Inshingano ya kabiri ni ukubihanganira. Umugabo washatse umugore wawe ugomba kumwihanganira. Inshingano ya gatatu ni ukubatetesha, cyangwa se kumutetesha. Umugabo ugomba gutetesha umugore wawe. Inshingano ya kane, ugomba kumurutisha ibintu byose. Umugore aruta inzu, aruta amafaranga, nibwo butunzi bwa mbere umuntu yakagombye kubakiraho. Niba ugiye gushaka urugo, cyangwa se kubaka umuryango, umugore nibwo butunzi bwa mbere ugomba kubakiraho, kuko umugore aruta inzu, aruta amafaranga, nibwo butunzi bwa mbere, mbese aruta byose muri iyi si ubona abantu bashyira imbere, kuko iyo wubatse umuryango, umugore niwe uza ku mwanya wa mbere. Inshingano ya gatanu, kwakira impinduka zose zamubaho, kuko nyinshi aterwa n'umugabo wamushatse. Umugabo ugomba kwakira impinduka zose ziba ku mugore wawe, kuko inyinshi ziterwa n'uko wamushatse, cyangwa se n'uko yashatse. Bagabo mutishimira impinduka, muragira ngo bigende gute? Umukobwa wamuzanye afite ibiro 46, ageze 90. Yego mwabahasi ibiryo, baguwe neza, bishimira umubyibuho, ntabwo se munejejwe nabyo? Bamuhasi ibiryo, nawe arangije arishima, arabigaragaje, arabyibuha, umubyibuho arawishimira, ntabwo se bikunejeje? Gatandatu, kumureka akisanzura. Iyo umugore atisanzuye mu rugo, yuma ahagaze nk'urukwi, yuma cye aruma, akamera nk'inkwi zo mu mpeshyi, summertime. Reka tubaho urugero. Abagabo, hari abagabo benshi muri iyi minsi bazengereje abagore babo kugira ngo barutisha ibintu batunze, ugasanga ari kuvuga ngo aguze televiziyo, ngo aguze imodoka, ukumva aravuze ngo wa mugore we, ngirebe wirebe. Niyo wumva umugabo wawe agushatse kwita shushu, akwita ya mazina twavuze hejuru yose, ukumva avuze ngo wa mugore we, irebe wirebe, niyo wumva iyi mvugo, mama, wa mubyeyi, wa mugore we, tangira usenge cyane, kuko satani atangiye kwataka urugo rwawe. Niba wumva izi mvugo zose zahindutse, aragiye kuvuga ngo wa mugore irebe wirebe,
avuga gutya, menya ko byatangiye guhinduka, shitani urugo rwanyu atangiye kurutera, tangira usenge wirukane iyi myuka itangiye kwataka uru rugo rwawe. Mu yandi magambo, va mu murengwe, reba ikitagenda neza, utangire urwanire urugo rwawe, uruharanire urugo rwawe, kuko shitani atangiye kurwataka. Kandi amasengesho usenge, amasengesho akomera imigambi yose y'umwanzi satani. Wajya kumva kuva umugabo aravuze ngo umugore w'iyi modoka nta kigomba kuyihungabanya, niyo nguze irahenze, ujye uyireba wirebe, ntukayikore uko ushaka kose. Oya, iyo uvuze gutyo wa mugabo we uba warengereye, kuko umugore aruta ibi byose. Birangira wa mugore wawe washatse abonye imodoka se cyangwa inzu cyangwa ikindi kintu cyose akakibona nk'aho ari mukeba. Birangira wa mugore abonye mukeba we mu nzu, televiziyo we abona umurutisha ayifata nka mukeba we babana mu nzu. Iyo modoka umurutisha mu gipangu, iyo ayibonye baramuje kwikoraho ngo yisanzureho, birangira ayifashe nka mukeba we babana mu gipangu. Bagabo, uyu muntu muri gucana mubona muzawuzimya? aho uvanye imodoka yawe, ngo televiziyo yawe, ngo etaje yanjye, ibintu bisaza, ibintu bishira, turabahuguye, nimwikosore. Umugore aruta ibi byose. Bagabo bari gukora aya makosa, nimukosore aya makosa bari gukora, kuko yazatuma mugera ku ngaruka mbi nyinshi cyane ziruta ibi bintu murimo muharanira. Icya karindwi, uwo mugore ntabwo akunda mukeba, ntakunda guharikwa, kuko n'Imana iri mu mugore yaremye umwe. Bivuze ngo umugore agomba kuba umwe mu buzima bwawe, mureke yisanzure kandi abe umwe mu buzima bwawe. Turabwira abagabo ngo mureke abagore banyu bisanzure ku mitungo yanyu, ku byo mutunze, naho ubundi ibintu mubaza gukora ubusinzira mubabuza ku bintu byabo, ku mutungo mwashakanye, buzarangira wa mugore ibyo umuvuza bimubereye mukeba mu rugo, bitume n'umudamu wanyu yuma, amere nk'urukwi rwo mu mpeshyi. Reka tuvuge ku nshingano z'abagore. Abagore bafite inshingano nyinshi, ariko reka tuvugemo inshingano enye z'ingenzi abagore basabwa cyane, zibanziriza izindi nubwo hari nyinshi. Petero wa mbere ibice 3:1-2. Petero wa mbere 3:1-2 haranditse ngo, namwe abagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshywe n'ingeso zanyu z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze. Iri jambo kanasubiremo. Namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kuganduka, kugira ngo nubwo abagabo banyu bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshywe n'ingeso zanyu n'ingeso nziza z'abagore babo. Umvise ko abagabo batumvira ijambo ry'Imana, ingeso z'abagore babo nziza zabareshya zikabazana ku Mana, nubwo baba nta jambo bavuze. Bivuze ngo umudamu ashobora kuba ari mwiza, afite ingeso nziza, ingeso ze nziza zikaba zakurura umugabo zikamuzana hehe? Ku Mana. Nubwo umugabo wawe yaba atumva ijambo ry'Imana, atanarikunda, ingeso nziza z'umugore zabasha kureshya umugabo akaza ku Mana. Umva ko abagore bafite inshingano nyinshi kandi nziza ziryoshye. Kabiri, haravuze ngo, babonye ingeso zanyu zitunganye, zifatanyije no kubaha. Babonye ingeso zanyu zitunganye, zifatanije no kubaha, cyangwa se zifatanije no kubaha. Inshingano ya mbere y'abagore cyangwa se ababyeyi, reka tubivuge gutyo, abagore mu mvugo yumvikana, ni ukuganduka. Kuganduka ni iki? Kuganduka ni ugutanga iby'igikundiro byose ukabiha uwo mwashakanye. Ni ugutanga iby'igikundiro byose ukabiha uwo mwashakanye. Not everyone. Ntabwo ari ukubiha abantu bose, ni ukubiha uwo mwashakanye. Iby'igikundiro byose ukabiha uwo mwashakanye. Inshingano ya kabiri ku bagore ni ukubaha.
abagabo bose ku isi bakunda kubahwa, bakunda icyubahiro. Umugore rero asabwa kubaha cyangwa se agomba kubaha uwo bashakanye, nawe bagomba kubaha umugabo wiwe. Inshingano ya gatatu, ugomba kumurinda inzara, kumutekera, gukubita utuntu nyine dutuma umugabo nyine ari nyine ku buryo abagabo nyine barya bakanezerwa, nyine ku buryo nyine umumara inzara ntiyifuze ibiryo byo hanze kandi afite umufasha, byumvikanye. Inshingano ya kane niyo guha abana mubyaye cyangwa se gushyira umuryango wawe ku murongo, cyangwa se guha abana bawe uburere mubyaye. Reka ture Petero wa mbere 3:6 haravuga ngo nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware, namwe muri abana b'uwo, niba mukoze neza ntimugire ubwoba bubahamura. Sara niyo watangije ijambo ryitwa umutware. Mani magambo, Sara yari azi kubaha. Sara uyu nguyu umugore wa Aburahamu yari azi kubaha, yavuze yitaga umugabo we umutware. Ngaho ijambo kwita umugabo umutware ku bakristo, uyu muco bawuvanye kuri Sara muka Aburahamu, umugore wa Aburahamu, sekuruza w'abizera. Iyi mvuga kuvuga ngo umutware yari azi kugusha neza Aburahamu. Kandi mu kubaha umudamu umenye ko umugabo wawe umutwara, umenya yagize intege nke mu rugendo cyangwa se mu nzira, umenya ahantu ukora umugabo wawe akajya ku murongo. N'ayandi magambo, iyo umwubashye umugabo bituma bimutera byinshi, bituma hari byinshi akosa, bituma hari byinshi agaba. Bya bindi bavuga ngo iyo umugabo wese yizihiwe aragaba. Reka tuvuge kirazira. Kirazira ziba mu rugo. Izi kirazira ziri ku mpande zombi, ariko cyane cyane reka tuvuge ku bagabo, kubera ko abagabo ari bo mutwe w'urugo. Ibintu byinshi burya ari biheraho, cyangwa se niba bireba mbere y'abandi bose, kugira ngo byumvikane neza. Kirazira kureba, kwifuza gukora ku mugore w'abandi. Hari igihe ureba umuntu ugatinza amaso, kirazira. Hari igihe wifuza umugore w'abandi, kirazira. Hari igihe ukora ku mugore w'abandi, kirazira. Cyangwa usanga umuntu arimo yita ku mugore w'abandi kandi yasize uwe, kirazira. Ita ku mugore wawe, nawe umugore nawe avuga wowe uzamwitaho. Ntabwo ari inshingano zawe mugabo. Reka umugore wawe ariwe witaho, nawe uwo nguwo ushaka kwitaho nawe afite abazamwitaho, afite abe. Kuko warashatse ufite umugore wawe bariwe witaho. Hari ibintu byateye muri iyi minsi, usanga abagabo benshi bateye, ntabwo ari bose ko ni benshi, bamwe muri bo nyine ni benshi byateye, usanga barimo bita ku bagore b'abandi bavuga ngo ni beza. Reka tubabwize ukuri, wowe ushaka kujya kwita ku mugore w'abandi, menya yuko ubwiza umuntu afite cyangwa se visaje afite uwo byatwaye umwanya kugira ngo uwo mugore uri kureba amere ukuri kumubona, bifite uwo byatwaye umwanya. Ndabahuguye, mureke kugenda mwita ku bagore b'abandi mufite abanyu, mwite ku bagore banyu bakeneye babitaho. Kujya kwita ku bagore b'abandi, izo nshingano ntabwo ari izanyu. Izo nshingano zanyu bagabo ni ukwita ku bagore banyu. Nta bagore b'abandi ni abandi, ntabwo ari abanyu. Reka tubagire inama, bagabo mukunde abo mwashatse cyangwa se abo bamarayika banyu. Kera nkajyaga mubita ngo ni abamarayika banyu, ngo ni beza kurusha abandi bose. Nibyo koko ndabyemera, ni n'ukuri. Rero mukunde abo bamarayika mwashatse rwose pe, ni byiza mubakunde, ko ni inshingano zanyu. Fata umwanya wite ku mwashakanye, ureke kujya kwita ku bo hanze kandi ufite uwo mwashakanye. Ita ku bo mwashakanye. Umudamu wawe numwitaho nawe azakugandukira, nutamwitaho ukamujugunya, ubwo nyine uzaba umujugunyiye abandi. Ariko icyiza ni uko umwitaho. Nubikora
umudamu wawe azarenga kuba marayika bimwe 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 mujya mubita, ahubwo azaba umukuru uyoboye abamarayika. Uyu marayika wawe numwitaho azarenga kuba marayika, ahubwo azaba umuyobozi w'abamarayika. Iga kunyurwa n'uwo mwashakanye, n'uwo nta wundi uzabona umuruta. Ita kuri uwo nguwo washatse, n'uwo nta wundi uzabona umuruta. Utazamera nk'uwambaye amataratara yijimye kandi ari nijoro. Utazamera nk'uwambaye amadarubindi, ubwo ndi kuvuga mu mvugo ya kera, ariko imvugo y'ubu ngubu ni amarinete yijimye kandi ari nijoro. Mumenye yuko itorero n'itorero ry'Imana ritangirira mu rugo. Iyo urugo rubaye rwiza, itorero naryo ribyungukiramo. Reka dusubiremo, iyo urugo rubaye rwiza, itorero naryo ribyungukiramo. Mwakira ijambo ry'Imana, naho ubutaha. Ciao 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 ciao.